Banyarwanda, banyarwandakazi, namwe inshuti z'u Rwanda, twongeye kubasuhuza. Muri aho murakomeye. Uyu munsi turabaganiriza ku nsanganyamatsiko igira iti u Rwanda n'Abanyarwanda ni ituro ritagatifu rya Kristo umwami. Hari ibisobanuro bitangwa bigaragarira amaso y'abantu. Nibyo koko, ariko hari n'ibindi bitagaragara amaso y'abantu. Bibiliya iravuga ngo ibigaragarira amaso y'abantu byakomotse ku bitagaragara. Hano muri iki kiganiro ndagerageza kunganira ibyanditswe na nyiricyubahiro Musenyeri Kizito bahuje imihigo ku iturwa ry'u Rwanda. Ariko turareba imyumvire yagenewe Abanyamihango. Iki gikorwa cyo gutura u Rwanda Kristo umwami reka tugitangirire ku ngoma ya Mutara II Rwogera. We wagombaga gukora umuhango w'inzira y'ishora ngo atabare abakurambere be kandi yereke Abanyarwanda b'icyo gihe Imana bazasenga, cyangwa umukurambere ubasha gutabara Abanyarwanda mu nzira y'icyezamana ryabo. Uyu mwami Mutara Rwogera ntiyabashije gukora umuhango w'inzira y'ishora kuko hajemo amazimwe menshi, bituma umugabekazi nyina wa Rwogera yicwa mu buryo n'amabanga y'urupfu rwe amenyekana. Ubundi koko mu nzira z'ubwiru uyu mugabekazi yagombaga gupfa kugira ngo umuhango ukorwe neza, ukorewe ku murambo we. Mu gutangiza igisekuru gishyashya kizira ubwandu, Abanyarwanda bose bagombaga kuba biyogoshesheje umutwe wose, n'ufite umusatsi bikaba ari akamegemege. Kandi nta muntu mukuru Imana ishobora kuryoza ibyaha by'abakurambere. Umugabekazi rero yagombaga kuba atakiriho kuko niwe muntu mukuru mu gihugu, akaba kandi ashobora gutumwa ku bakurambere batabarutse ngo bamenyeshe ko umuhango w'inzira y'ishora wegereje, bakitegura bakazawitabira barabimenyeshejwe hakiri kare. Ibi kandi aba ari ukugira ngo Imana mu gihe izaba yitabiriye umuhango izasange nta muntu mukuru bafite wabazwa ibyaha byabo. Mu ndahiro ya Nyagasani Imana avuga ko atazareka guhanira ibyaha by'ababyeyi mu bana babo. Icyo gihe abana bato babashaga kwiyunga n'Imana batari kumwe n'abanyacyubahiro bakuru babakururira umujinya w'Imana. Ku ngoma y'umwami Mutara II Rwogera mu 1850 uyu muhango ntiwakozwe. Wimuriwe ikindi gihe, igihe u Rwanda ruzaba ruyobowe n'undi mwami w'imitsindo uzaba ufite izina rya Mutara. Byageze rero mu 1892 ubwo Kigeli Rwabugiri yari ari mu karere ka Nyaruguru ahitwa Ingeri, ariho yimika Rutarindwa, mu ijuru ry'i Rwanda habonetse ubwira kabiri. Ibyo byabaye umwami ari we ufite ijambo. Abanyamihango babonye ko ari abakurambere cyangwa Imana barogoye umwami mu ijambo rye, babifashe ko Imana n'abakurambere bambuye ubwami abami b'Abanyiginya. Imyaka yarashize indi irataha, agera igihe cyo kwimika Mutara umwami w'imitsindo. Mu buryo bwo kubaha umuhango w'inzira y'ishora, abiru bimitse Rudahigwa bamuha izina rya Mutara ngo arangize imihango itarakozwe na Rwogera. Ubundi yagombaga kwitwa Kirima wa gatatu, ariko afata iryo zina rya Mutara wa gatatu kubera impamvu z'ubwiru mu nzira y'ishora. Mu mwaka w'1942 abiru bakuru barimo Kayijuka bamusobanuriye neza uyu muhango w'inzira y'ishora utarakozwe na sekuru bazinabe Mutara Rwogera, kandi hakurikijwe indagu n'ibiteganyijwe n'inzira z'ubwiru. Uyu Rudahigwa ko ari we u Rwanda n'Abanyarwanda bakesha amahirwe yose mu nzira igana Imana yabo. Muri iyo minsi hakurikiyeho ubwira kabiri. Ijuru ry'i Rwanda ryagaragaje ubwira kabiri budasanzwe. Icyagaragaye ni uko ukwezi ariko kwahunze izuba mu kirere, kandi ibi ntibyari bisanzwe mu nyenyeri z'i Rwanda. Abaraguza inyenyeri rero, abo mu gifaransa bita les astrologues, byabateye ubwoba. Abaraguza inyenyeri muri icyo gihe bavugaga ko ibyo ari amahano. Begera umusaza mukuru Kayijuka Kanyantaba bamubaza icyo abivugaho. We ariko ntabyo yari yabonye kuko atarebaga, amaso ye yari yarahumye. Arababwira ati mu minsi ya vuba aha Abatutsi n'abatware bagiye guhunga igihugu, ariko nyuma y'imyaka 3 bazagaruke. Aya magambo ya Kayijuka wari umwiru mukuru
yasohoye mu 1959, ariko hagati aho abanyamabanga b'ibwami bakomeje kuyibukiranya. Muri iyo myaka y'1942 kugeza muri 1946, Mutara III Rudahigwa yakomeje kubona abahanuzi benshi bamugezaho ubutumwa, bwaba ubuvuye muri gakondo y'Abanyarwanda ndetse n'ubuvuye ku Mana Rurema, byose ariko yabihaga agaciro. Byageze mu 1946, umutima wa Mutara Rudahigwa waragoswe n'amaganya. Ibyegera bye bishinzwe imihango gakondo, bishinzwe inzira y'ishora, biyemeza kumwubahuka ku mugaragaro kubera kumuhatira gukora uyu muhango w'inzira y'ishora. Ariko nabo ntibari bazi ko umutima w'umwami warangije kugotwa n'imbaraga zivuye ku Mana ihoraho. Abahanuzi b'Imana ihoraho bari baramweretse ibyo agomba gukora. Umuhanuzi abantu benshi bakeka ni umubikira Mama Teresa Kamugisha. Turamwibuka mu karirimbo ke, bamuririmbe mu bihozo, abatamuzi ni Mariya, mu biremwa byose sindamubona mama we, mu biremwa byose sindamubona mama we. Iyi ndirimbo ni iya Mama Teresa Kamugisha. Abayifite bareba ibitero n'amagambo ayirimo. Umwami Mutara Rudahigwa amaze kugisha inama abantu b'inararibonye, abizerwa be, harimo Francisco Rwabutogo, Musenyeri Leon Class n'abandi benshi, afata icyemezo cyo gutabara u Rwanda n'Abanyarwanda. U Rwanda n'Abanyarwanda abitura Kristo umwami. Ni ibirori byamaze iminsi 3, kuva tariki ya 26, 27, 28 Ukwakira mu 1946. Reka turebe uko ibyo birori byari biteye, byamaze iminsi 3 yose. Turebe ibirori byo kuwa gatandatu. Hari kuwa gatandatu ku itariki 26 Ukwakira mu 1946, umwami Mutara wa III Rudahigwa yahisemo uwo munsi wa Kristo, ku munsi wa Kristo umwami, kugira ngo he igihugu cye uwo mwami w'abami. Ibyo birori byamaze iminsi 3, kuwa gatandatu, ku cyumweru no kuwa mbere. Byabereye ku kibuga cy'umupira no ku kibuga cy'amashuri imbere ya Kiliziya. Kuwa gatandatu habaye umukino w'abayisilamu ku magare, ni isiganwa ry'amagare. Bumaze kwira, fanfari y'abaseminari itambagira mu mihanda ya Nyanza, iherekejwe n'amakondera n'abantu benshi, imuri z'imiseke mu ntoki zabo, n'urusaku rwinshi ruvanze n'urwamo, berekeza ku kibuga cy'umupira ahari bubere sinema. Muri iyo sinema berekanye ibyabereye i Kabgayi ku munsi wa batisimu y'abami. Batisimu y'abami turibuka ko yabaye ku itariki 17 z'ukwezi kwa 10 mu 1943. Musenyeri Leon Class, Bwana Rikmas n'umwami Mutara wa III Rudahigwa ari kumwe n'umugabekazi Kankazi Nyiramavugo Radegonda bari muri ibyo birori. Iyo sinema yagejeje mu ijoro hagati, maze ingoma z'ibwami zirarikesha. Turebe ku birori byo ku munsi nyirizina wo ku cyumweru ku itariki 27 Ukwakira mu 1946. Mu gitondo, ibirori by'uwo munsi byabanjirijwe no guha umugisha ishusho rya Kristo umwami. Iryo shusho rikozwe muri sima, rihagaze imbere ya Kiliziya mu muhanda witwa Irembo rya Kristo umwami. Iryo shusho rifite metero 3 na santimetero 60 z'uburebure. Rihagaze ku rubumbiro rwa sima narwo rufite metero 3 z'uburebure. Iryo shusho ryakozwe n'umuhanga wabyigiye i Burayi, Frere Gilbert wo muri Vikariyati ya Kivu. Icyo gihe niko bitaga diocese, bavugaga Vikariyati. Mu gitondo umwami aviwe mu rukari yambaye igisingo cyiza cyane cyahimbwe n'Abanyaburayi, hejuru gisesiwe n'umusaraba uhunze neza. Yari yiteye igishura cy'ubwami gisa n'ibara ry'ijuru rikeye, mu ijosi yambaye impeta y'umwami Leopold, umwami w'Ububiligi. Ishyaka rije imbere ye. Ishyaka n'intore z'umwami zari zigenewe kwizihira ibirori. Karinga n'abarumuna bayo bakurikiraho.
umwami ahagarara imbere y'ishusho ya Kristo umwami. Icyo gihe yari ahagararanye na bwana Sandrare wari rezida w'u Rwanda, ari kumwe na Musenyeri Laurent de Primoz. Icyo gihe yari yambaye imyenda ya cyepiskopi, n'abazungu n'abatware na rubanda bose bakikije umwami Mutara III Rudahigwa. Habanje ijambo rya bwana rezida, hakurikiraho Musenyeri Laurent de Primoz. Icyo gihe ahitaho umugisha ishusho ya Kristo umwami iri imbere ya Kiliziya ya Nyanza. Barangije hakurikiraho misa nkuru yasomwe na Musenyeri Laurent de Primoz. Mu gihe bahaga umugisha iyo shusho, intore nizo zabanje kwinjira mu Kiliziya, zikoramo imirongo ibiri kuva ku muryango munini kugera ku meza matagatifu altare. Zifata amacumu ku muhunda, ibigembe bihurira mu kirere. Abakuru bose bayanyura munsi, habanza musenyeri, habona gukurikiraho abandi. Kiliziya n'ubunini bwayo iba ntoya. Hafi y'ameza matagatifu hari intebe ebyiri, iburyo n'ibumoso. Imwe yari iya rezida, indi yari iya Mutara Rudahigwa, n'abasirikare 12 barabakikiza. Hakurikiraho intebe ya madamu wa rezida, n'iy'umugabekazi, n'iy'umwamikazi Rosalia Gicanda. Hakurikiraho iz'abazungu n'abatware n'abandi bantu bakomeye. Misa ya Musenyeri yahimbajwe na korali y'abana b'i Nyanza bafatanyije n'abafaratiri 30 baturutse muri vikariyati zitandukanye ngo bunganire abo mu Nyakibanda. Hari kandi n'abapadiri benshi. Hakurikiraho umugisha wa Musenyeri. Misa yarahumuje, umugisha atangira kuwutanga. Indirimbo ya Bikira Mariya irangiye, umwami Mutara yigira imbere hafi ya ritari, imbere y'isakaramento ritagatifu. Birumvikana abari mu Kiliziya bose baraceceka, naho rero yavugiye isengesho yihesha Kristo umwami n'igihugu cye cyose n'abantu be bose. Reka twumve neza iri sengesho umwami Mutara III Rudahigwa ryo kwegurira Kristo umwami u Rwanda n'ingoma y'u Rwanda no kumuragiza ubutegetsi bwarwo. Umwami Mutara III Rudahigwa ati: Nyagasani Yezu, umwami w'abantu bose n'imiryango yose, wowe n'umubyeyi wawe Bikira Mariya, umugabekazi w'ijuru n'isi, yewe Mutara Charles Léon Pierre Rudahigwa, ndapfukamye kugira ngo nemeze ko ari mwe bagenga b'inteko b'u Rwanda, mukagomba no kutubera umuzi ushingiweho n'ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Nyagasani Kristo umwami ni wowe warwiremeye, uruha abategetsi bo kurugenga mu izina ryawe, ugumya kurugwiza uruyobora ku ngoma nyinshi rutarakumenya. Igihe wabirindiriye ubonye kigeze, uruha kongeramo ingoma yawe, uruzanamo intumwa zawe zo kurugwizamo urumuri n'amahame abeshaho, urwoherezamo kandi abo kururera ngo barwigishe ubutegetsi, barutoza amajyambere y'ibyiza bikiza byose hano munsi. Natwe Abanyarwanda twese twemeje ku mugaragaro ko tukuyobotse, ukabura umwami wacu. Twakiranye icyubahiro amahame abeshaho y'ubwami bwawe. Mwimanyi, guhaye igihugu cyanjye cyose, abo tuva inda imwe nanjye ubwanjye. Abagabo barutuyemo ubaho umutima w'ubudacogora mu ishyaka barurwanira ryo kurushyira imbere no kurukomezamo amahoro wazaniye isi yose. Ubavanemo imico ya kera yo kugirirana nabi no guhuguzanya no kubeshyerana no kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zose zidahuje n'ubuvandimwe wifuza kubona bwirambuye imbere yawe. Ubagwizemo inema zibamurikira, zibajijura, zibavanemo ubunebwe n'ingeso mbi zose za gipagani, zirenga itegeko ryo gusenga wowe wenyine, Mungu wenyine, wowe Mana yonyine isumba byose. Abagore ubaho umutima w'ubudahinyuka, barubere mu nteko barutegeye urugori, barere neza abana waduhereye kurugwiza, bareme imitima yabo bayishyiremo icyubahiro cyawe
n'urukundo rw'ingoma yawe n'urw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ingo rero zarwo zose uzikomezemo amahoro, abashakanye bahuze imitima, babe nk'umubiri umwe nk'uko nawe umeranye na Kiliziya yawe. Abatware ubahe kurutegekana ubutabera, barutsindemo akarengane n'imigenzo mibi yose inyuranyije n'ubutungane watwigishije. Ubwabo ubakomezemo umwete wo kwirinda ingeso za gipagani zo kwangana no kwiremamo ibice by'inzangano byatuma urukundo twifuzamo rudashinga imizi mu gihugu cyawe. Ubatsindire kuryaryana mu migenzereze yabo, ubatsindire guhendana ubwenge no guhemukirana mu nama bajya zo kugutunganyiriza u Rwanda wabaragije. Ubarinde kurenga ku masezerano no kwica umugenzo mwiza w'ubwangamugayo. Ubahe guca imanza zitunganye no kutagira uwo barenganya ngo barengere uwo bikundiye. Ubatsindire kurwara n'inzika no kugira uwo bayirwara mu ngabo zabo. Ubahe kwirinda kugira uwo bagambanira cyangwa uwo bagambanaho byo kurenganya umuntu n'umwe mu Rwanda rwawe. Ubavaneho rero imigenzo yose ya gipagani inyuranyije n'ubutegetsi bw'ingoma yawe. Intumwa zazanywe no kutwigisha amahame y'ibibeshaho iteka, nazanywe no kuyobora inzira y'ibyerekeye amajyambere. Natwe bene igihugu twese dushyire hamwe dutunganye imirimo yacu dushyizeho umwete, ari wowe tuyikorera. N'amahanga yose uko angana tugusingirize mu ruhame tugira tuti: Kristo umwami n'umubyeyi we Bikira Mariya baragahora n'isumbye byose ubu ngubu, ingoma n'iteka ryose. Amina. Nuko umwami Mutara asubira mu ntebe ye. Musenyeri uyoboye misa atera tedewumu, abakristo barayakira bose barayiririmba. Irangiye, Yezu Kristo mu isakaramento ritagatifu aha abakristo bose umugisha mu biganza bya Musenyeri, ubakoreraho ikimenyetso cy'umusaraba mu mpande zose za Kiliziya uko bisanzwe mu muhango wo gutanga umugisha. Isaha ya marayika igeze saa sita, abatware n'abazungu batumiwe bajya mu mazu ya Kiliziya ya paruwasi bagenewe kuzimanirwamo, bahawe amafunguro. Ubwo ku gicamunsi cy'uwo munsi rero habayeho umukino w'intore z'i Nyanza zitwa ishyaka, zikurikirwa n'abasimbuka urukiramende. Noneho haza icyo bose bari bategereje. Ni umupira w'amaguru wahuje abayisilamu bavuye i Bujumbura, icyo gihe babitaga abaswayire, n'abakinnyi b'i Nyanza. Umupira warangiye abakinnyi b'i Nyanza batsinze ibitego 3-0, nk'uko na mbere bari babatsindiye i Bujumbura 1-0. Abakinnyi ba Nyanza baho ngaho i Nyanza bumvaga urwamo n'induru by'abafana babo, izamu ry'abayisilamu b'i Bujumbura bakariteza impagarara. Muri uwo mukino abasifuzi yabo wo hagati n'ab'impande bari abazungu. Uwo mugoroba w'icyumweru cya Kristo umwami uherukwa na sinema yabaye bwije. Hagati y'ibyo hagaruka abaseminari banyuzamo indirimbo zahimbiwe uwo munsi mukuru wa Kristo umwami. None reka turebere ibirori bukeye bwaho ku itariki 28 Ukwakira muri uwo mwaka wa 1946. Mu gitondo Musenyeri Laurent de Primoz yahaye umugisha urugo rwa bene Bikira rw'i Nyanza, aho umugisha ayo mazu anasomerayo misa. Hari ababikira bera benshi n'abene Bikira. Umwami Mutara Rudahigwa na Padiri Ostanut nabo bari bahari. Icyo kigo cy'ababikira ni amafaranga y'umwami yacyubatse. Uwo munsi wihariwe n'ibirori bijyanye n'umuco w'Abanyarwanda ku kibuga cy'amashuri ya Kiliziya. Habanje ingoma z'ibwami zivuzwa n'abiru b'ibwami, abo uyu munsi bita abakaraza. Hakurikiraho intore z'i Kabgayi zitwa
indemarugamba, haza abaririmbaga indirimbo zo mu gitaramo, haza abagoyi bitwaga abashumba babyina n'inanga umunani, abasore n'inkumi basa n'abatagira amavunane mu mubiri wabo. Byashimishije abari bahari icyo gihe. Ni munsi ku kibuga cy'umupira habaye umukino w'imparamba, bamwe batera agasuka hejuru, hakurikiraho intore z'ibugoyi, inkaranka zo kwa Kamuzinzi Godifridi bitaga intare y'akanwa, hataho umutwe w'inyambo z'ibwami, inka zizi kwizihiza ibirori. Byose bisozwa na fanfari y'Ikabgayi, indirimbo yahimbiwe batisimu y'abami na Brabançonne y'Ububirigi. Ikireme muri ibyo birori byamaze iminsi 3 nuko ku itariki ya 27 Ukwakira 1946 nako umwami w'i Rwanda yemeye ku mugaragaro Kristo umwami ko ari utegeka byose. Turareba hari abantu benshi bakeka ko iki gikorwa cy'iturwa ry'u Rwanda ari imipango yakozwe n'abapadiri b'abazungu babishyize mu mutwe wa Mutara Rudahigwa. Ibyo bakabishingira ku kuba yaramaze imyaka 17 yose yigira batisimu, bagakeka ko yari umwami utari ufite mu mutwe muzima wigira batisimu agashira iyo myaka yose. Reka turebe igisubizo uko abantu benshi bagihuriraho. Kubera amateka Kiliziya Gatorika yanyuzemo, ntabwo ijya ihubukira kubatiza abami. Kubatiza abami biyihindurira amateka ikinjira mu dukoryo bitayiturutseho. Kuba Mutara Rudahigwa yaratinze kubatizwa byatewe n'uko yari umwami nyine. Muri icyo gihe Kiliziya Gatorika birashoboka ko yari yarakanzwe n'ibyari bimaze kubera inamugongo muri Uganda. Kiliziya Gatorika yarafashe icyemezo ko idakwiye kwivanga n'imyemerere y'abami gakondo b'Abanyafurika. Kiliziya Gatorika yatunguwe no kubona umwami gakondo wo muri Afurika y'abirabura wizanye asaba kubatizwa akaba umuyoboke wayo bivuye ku bushake bwe. Icyatindije Kiliziya Gatorika kumubatiza harimo no kutamugirira icyizere nk'umwami wifitiye gakondo ye, gakondo abazwa n'umuco we, nko gutunga abagore ashatse no kubyara abana benshi n'imitungo yose yihariye. Icyakora nyine nk'uko bigaragara, abasenyeri n'abapadiri bera bishimiye uyu mwami, noneho babanza gufata gahunda yo kubanza kumusirimura akaba umusirimu wo mu rwego rwisumbuye, akaba koko umwami uri mu rwego rwa Vatikani ndetse n'abandi bayobozi bakuru b'ibihugu by'i Burayi. Ni gutyo yakunzwe n'Abanyaburayi benshi kugeza ubwo yemererwa gusura umwami mugenzi w'Ububirigi, bigera ubwo ajya gusura Papa Piyo wayoboraga Kiliziya Gatorika muri iyo myaka. Ababikurikiranye neza bemeza ko kwigisha Rudahigwa bitagoranye na busa, kandi yigishijwe n'intiti mu iyobokamana na politiki. Habayeho rero kumwigisha gufata amafunguro atari yemewe mu Banyarwanda nk'amagi y'inkoko, isamaki, umuceri n'ibindi. Akamenya gukoresha ikanya n'icyuma cyo ku meza. Harimo no kumwigisha imyambarire, inkweto n'amakositimu, gusokoza bya gisirimu, kwiyogosha ubwanwa no kwisiga amavuta. Hari ukumwigisha nanone gutwara moto, gutwara ipikipiki no gutwara imodoka, yewe n'igare risanzwe akamenya kunyonga igare. Birumvikana ko byabaye ngombwa no kumwigisha ururimi, akamenya kuvuga neza Igifaransa, Ikilatini n'Igiswahili. Byabaye ngombwa ko bamuvana muri nyakatsi bakamwubakira inzu nziza ya cyami ku buryo mugenzi we w'Ububirigi aramutse amusuye yamusanga ahantu hazima. Ibyo byose byatwaye imyaka myinshi ku muntu wari usanzwe amenyereye kwibera umushumba w'inka kandi atari yariteguye guhura n'abazungu. Ikindi kandi ntabwo byari kuri we gusa, n'Abanyarwanda benshi bari bize muri icyo gihe. Ikindi kandi nuko ibibabaza abantu batyo, ababaza ibibazo nk'ibyo usanga ari abantu bize bajijutse. Gusa kubera amateka mabi Afurika yanyuzemo, harimo n'u Rwanda rwacu, byatumye hari ababona Kiliziya Gatorika nk'umwanzi wabo kubera misiyo y'abakoloni yari ivanze n'iyobokamana. Ibi biragoye kubisobanura ariko ntibinagoye. Kiliziya Gatorika aho yari gukorera hose byari kuyigora idafatanyije n'abayobozi babazwe bya politiki. Kuba umwami Mutara wa III Rudahigwa
yarabaye umuyoboke wa Kiliziya Gatorika, ibi ntabwo ari icyaha yakagombye kuryozwa n'amateka y'u Rwanda. Kuba ijuru ryarahisemo u Rwanda si uko Imana yari yabuze ikindi cyerekezo, ahubwo abariho uyu munsi bakwiye kwishimira uyu mwami kandi bakubaha iki gikorwa cye. Ijuru guhitamo u Rwanda n'Abanyarwanda si uko Abanyarwanda turi imbonera ku buryo twakwibaza byinshi, ahubwo biteye ubwoba nyine. Abanyarwanda barasabwa guharanira ubutwari muri iyi nzira y'ubutorwe bwabo ku Mana ihoraho. Hari benshi bakora ubushakashatsi ku Mana y'u Rwanda bagakeka ko bakongera kuyambaza nk'uko abakurambere babo babikoraga. Ibyo birasekeje cyane, birasa n'ubuswa mu kumenya icyerekezo n'imihindagurikire mu by'amateka y'imihango. Kuva umutsindo w'abantu utakibarizwa ku ngoma yimikwa, bihita byumvikana ko ubutumwa bw'ingoma bwarangiranye n'iyo ngoma y'abakurambere, Imana igahindura umuvuno, umuntu nawe agakurikira icyerekezo Imana izashyiraho. Twibuke ko no muri Isiraheli ariko byagenze nyuma y'urupfu rwa Kristo. Urutambiro bari bishingikirije mu iyobokamana ryabo rwarahirimye kubera umuriro n'umutingito, ibitare biriyasa, inkuba zirakubita. Bivuga ngo Imana yashyize iherezo ku isezerano rishingiye ku ngoma. No mu Rwanda rero ntibitangaje tuvuze ko amaherezo y'ingoma yarangiranye n'inkongi yo ku Rucunshu, ubwo imyizerere ishingiye ku ngoma yari ishyizweho akadomo. Ingoma yari igaswe n'umuriro ntibikibarizwaho imitsindo, biba birangiye burundu. Birumvikana ko abami bakurikiyeho, Musinga na Rudahigwa, bari mu nzibacyuho bategereje icyemezo nyir'ububasha nyir'ingoma zose azashyiraho mu muhango w'inzira y'ishora wagombaga kuzakorwa n'umwami w'imitsindo, ari we uyu Mutara III Rudahigwa. Kuba nyir'ingoma ari we Imana Kristo umwami ataremeye ko uyu Mutara III Rudahigwa yimikwa hakoreshejwe imihango ishingiye ku ngoma Ngabe Karinga, nuko nta mitsindo yari ikiyirimo. Kuba umwami Mutara Rudahigwa atarashyikirijwe ingoma Ngabe ngo yimikwe hakurikijwe umuco, ibyo ntibikuyeho ubwami bwe, kuko n'ubundi ndagu niwe zari ziriye. Ubwo abiru bakuru barimo Kayondo bateranyaga Kankazi na Musinga, bari barangije kubona ko uyu mwana Rudahigwa Imana yamuteganyirije kwima ingoma y'u Rwanda, bityo agasoza imihango nk'uko byahanuwe n'umukurambere we Mutara II Rwogera utarashoje inshingano ze muri uyu muhango. Reka rero ahubwo twibaze noneho ku maherezo y'ingoma Ngabe Karinga yatuwe Kristo umwami. Iyo umuntu w'umunyamihango asesenguye neza amaturo yegurirwa Imana ihoraho, Nyagasani Imana nyir'ububasha, abona neza ko iriya ngoma Ngabe Karinga yashoboraga gutwika igakongoka yose. Amaturo yeguriwe Nyagasani Imana ku buryo nka buriya aratwikwa akaba ituro rikongokera uhoraho. Murakoze, mukomeze mubane n'Imana Nyagasani. Ubutaha tuzarebera hamwe u Rwanda, ituro rya Kristo umwami. Iryo turo tuzarishima cyangwa se turinenge, turebe niba hari icyo twakora ngo rishimishe Nyagasani. Buhoro buhoro nirwo rugendo. Murakoze, mukomeze mubane n'Imana.